Ivugururamategeko igice cya 18. Umugabane w'abatambyi n'abalevi. Abatambyi n'abandi bo mu muryango wa Levi bose ntibazagira umugabane cyangwa gakondo kimwe n'abandi b'Isiraheli. Umugabane wabo uzava ku maturo atwikwa y'Uhoraho, aba ari n'ayabatunga. Ntibazagira umugabane kimwe n'abandi b'Isiraheli, kuko Uhoraho ari we mugabane wabo nk'uko yababwiye. Igihe mutamba itungo igitambo cy'umusangiro, mugomba guha abatambyi urushyi rw'akaboko n'imisaya n'igifu. Mujye mubaha umugano w'ingano n'uwa divayi n'uw'amavuta y'iminzenze, mubahe n'ubwoya muzakemura intama bwa mbere. Mu miryango yose y'Abisiraheli, Uhoraho Imana yanyu yitoranyirije uwa Levi kugira ngo amukorere iteka ryose. Nihagira umulevi uzaba atuye muri mwe mu migi ya Isiraheli, akifuza bikuye ku mutima kujya gukorera aho Uhoraho azaba yitoranyirije, azemererwa gukorera Uhoraho Imana ye nk'uko abandi balevi bahari bakora. Ajya ahabwa umugabane w'ibyo kurya nk'uwabo, agumane n'ibiguzi by'ibyo yarazwe na ba sekuruza. Ibyerekeye ubupfumu n'ubushitsi. Nimumara kwigarura igihugu Uhoraho Imana yanyu azabaha, ntimuzigane ibizira bikorwa n'amahanga agituyemo. Ntihakagire uwo muri mwe utwika umuhungu we cyangwa umukobwa we igitambo cy'ikigirwamana. Ntihakagire umupfumu cyangwa umucunyi cyangwa umunyabugenge cyangwa umurozi cyangwa uterekera abazimu cyangwa umushitsi w'uburyo bwose uba muri mwe. Uhoraho Imana yanyu yanga urunuka abakora batyo. Ibyo bizira nibyo bitumye agiye kwirukana ayo mahanga mukayazungura. Muzabere indakemwa Uhoraho Imana yanyu. Umuhanuzi uzatumwa n'Uhoraho. Amahanga mugiye kuzungura araraguza agacunisha, ariko mwebwe Uhoraho Imana yanyu ntabibemerera. Uhoraho Imana yanyu azabatumaho umuhanuzi umeze nkanjye, ukomoka muri mwe, muzamwumvire. Azamubatumaho kuko uwo mwari mukoraniye ku musozi wa Horebu mwasabye kutazongera kumva ijwi ry'Uhoraho Imana yanyu, cyangwa kubona wa muriro ugurumana, kugira ngo mutazapfa. Uhoraho arambwira ati ibyo basabye bifite ishingiro. Nzabatumaho umuhanuzi umeze nkawe, ukomotse muri bo. Nzamubwira ibyo azavuga, nawe azabagezaho ibyo nzamutegeka byose. Nanjye nzahana umuntu wese utazumvira umuhanuzi nzabatumaho. Ariko nihagira umuhanuzi uzitwaza izina ryanjye, agahangara kuvuga ibyo ntamutegetse, cyangwa akavuga ko yatumwe n'izindi mana, uwo muhanuzi azicwe. Mushobora kwibaza icyabamenyesha ko umuhanuzi atatumwe n'Uhoraho. Umuhanuzi niyitwaza izina ry'Uhoraho akagira icyo avuga ntikibe, muzamenya ko atari Uhoraho wamutumye. Uwo muhanuzi azaba ahangaye kubyihimbira, ntimuzamwiteho.